Turabaramukije bakunzi ba MPUMURIZA TV, twongeye kubaha ikaze kuri uyu munsi Imana iduhaye. Twongeye kwakira umukozi w'Imana Pastor Zigirinshuti Michel, tumushimira no kwikaza duha. Turizera ko muri amahoro kandi mwiteguye namwe kumwakira neza. Uyu mwanya tugiye kujyamo hari ibiganiro byagiye bitambuka kuri iyi shene yacu yitwa MPUMURIZA TV, yagiye itambukaho ku bijyanye n'imiryango, imibanire y'umuryango kuri iki gihe. Mwagiye rero mubaza ibibazo byinshi cyane mudasobanukiwe, mwifuza gusobanukirwa. Uyu munsi rero twamuzanye ngo tumubabarize ibibazo mwagiye mubaza, hanyuma abafashe gusobanukirwa hamwe n'Imana ibimushoboje. Ndizera ko turi busobanukirwe. Mbere byose rero tugiye kubanza dusenge, hanyuma niturangiza tumuhe ikaze. Turagenda tumubaza buri kibazo mwagiye mubaza, hanyuma agisubize, adusobanurire, kandi nizeye ko turi bunyurwe kandi turi busobanukirwe. Tugushimiye neza yawe Mana, tugushimiye kubw'umugambi wawe mwiza, tugushimiye ko wongeye kutugeza uyu munsi wa none. Ibi biri muri bimwe wagambiriye kera iminsi yacu itarabaho n'umwe. Tugushimiye yuko wongeye kuturamutsa tukaba tugejeje uyu munsi. Haleluya, Imana ishimwe. Rero tugiye kongera kumva ijambo ryawe uyu munsi watugeneye, kandi turifuza gusobanukirwa byinshi, tugahagarara mu mwanya wifuza ko tubamo. Mukozi wawe rero turamwakiriye, unyemerere umukoreshe, kandi akanwa ke ugafungurire kubwira amahanga icyo ushaka kuyabwira. Ngaho rero umunezeze kandi umuhaze kandi umushyigikire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Pastor, turakwakiriye kuri MPUMURIZA TV. Urakoze cyane. Twagira ngo tubane nawe, udufasha gusobanukirwa cyangwa se gusubiza ibibazo abantu bagiye bibaza ku bijyanye n'umuryango. Sinzi niba mwatwemera tukabaha ikaze. Rwose ndahari, murakoze cyane. Imana ishimwe. Hanyuma rero ibi bigaragaza yuko abantu bagukurikira kandi bakeneye gusobanukirwa byinshi ku bintu bijyanye n'umuryango. Hari ibiganiro mwagiye mutunyuzaho, mwagiye mutubwirizaho, hanyuma abantu bakafuza gusobanukirwa cyangwa bakagira ibibazo bibaza, bifuza yuko wabibasubiriza ushobojwe n'Imana byose uko bingana. Ikibazo cya mbere kiragira giti ko abagore bafite amafaranga banza abagabo babo. Ni iki cyakorwa? Iki ni ikibazo umuntu yibajije, aranakibaza, kandi gifitwe n'abantu benshi. Uyu munsi wa none ugashaka umugore ntacyo afite, cyangwa se ataroroherwa, reka mbivuge kwa kundi bavuga, cyangwa se atarazahuka akiri inzahare, ariko yamara koroherwa, yamara kuzahuka, Imana yamugirira neza, ugasanga atangiye kwanga umugabo we. Ni iki cyakorwa? Mwanya n'umwanya. Ndagira ngo mbanze mbwire abatwumva gutandukanya amafaranga umuntu ashatse yari afite n'ayabonye yaragezeyo. Mfite impamvu ibinteye. Ndasubiramo, mutandukanye amafaranga, gushaka umuntu yari afite amafaranga no kuyabona mwarabanye, kandi mvuze ku mpande zombi, umugabo cyangwa umugore. Nkuko twabibonye bene data, ndababwira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uwo bizananira kubyumva bizamwinanirire, ariko umurimo wanjye no kuvugisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ndetse ntarasubiza icyo ngicyo, nsubiza icyo undi muntu umwe wavuze yuko ngo inyigisho z'uyu muryango n'amafaranga ku mugore, gutungurwa k'umugore, ngo mbijyanane n'iterambere ry'isi, aho isi igeze, ngo ntabwo ngo ari uko byagenda. Ndagira ngo mubwire n'abandi mubyumvireho, kirazira gufata agakiza ka Kristo Yesu n'icyo ijambo ry'Imana rivuga ku gakiza, ku mabwiriza yaryo, ugashaka kubigereranya n'aho iterambere ry'isi rigeze.
ntabwo iterambere ry'isi ribuza ijambo ry'Imana kugira ukuri kuko ryahoze. Muri iri jambo ntirihindura ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iterambere ry'isi n'aho isi igeze ntibihindura icyo Imana yategetse. Imana yategetse biravuga ngo iri jambo rizahora ari urukunguku kugeza isi ishize. Nta nyuguti n'imwe izavaho ngo ni uko isi yahindutse ukunguku, ngo ni uko amajyambere yaje, ngo ni uko haje genda, uburinganire cyangwa ubwuzuzanye. Mwigeze mvuga igihe kimwe ko ibi bintu bikwiriye kuba ubwuzuzanye ntibibe uburinganire, kuko ntabwo Imana yabaringanije. Oya, mwitangira igice cya 3, ntabwo Imana iri mu mugore imukuye mu mugabo, ntabwo yabaringanije. Yamugize umutware, umugabo yamugize umutware, umugore igiye mugira umufasha. Baruzuzanya rero, ntabwo ntibarenganira. Wavuga utabona imisezerano rya kera no muri shya mu nzandiko za Petero hano haravuga ngo Sara yamwitaga umutware we. Ubushize navuze ko kwifuza k'umugore kuzaherera ku mugabo iminsi yose yo kubaho kwe. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Itangiriro 3 umurongo wa 15 kumanuka hepfo. Umuntu uvuga ngo nawe azagutwara. Niko twabibonye. Ibi rero washaka kubihindura ngo arabihinduza aho isi igeze, byamugiraho ingaruka. Kandi deja izo ngaruka nizi ngizi izi mureba muri ngo kumbazaho. Inzira y'urugo n'ubukire bwarwo n'imigisha yarwo kuva kera, umuyoboro w'umugisha w'urugo wagizwe umugabo. Narabisomye mu migani mu by'ukuri, reka nongere dusubiremo basi, nongere dusubiremo imigani. Twarabibonye rwose bihagije. Imigani igice cyaho cya 11 umurongo wa 16. Umugore ugira ubuntu ahorana icyubahiro, kandi abagabo b'abanyamaboko babona ubutunzi. Iri jambo si ubwa mbere rivuze. Twabonye ko ubuntu mu rugo, gutanga mu rugo, ubuntu, imbabazi, urugwiro, ubwuzu mu rugo ni ibintu by'umugore. Ariko ubutunzi, support, noneho gutera inkunga urwo rugo kuri finance, ngo umugore abone ibyo agiramo ubuntu, umugore abone ibyo atanga, ibi twitwa biva mu maboko y'umugabo. Ni umugabo ugomba kubona ubutunzi, umugore akabigiramo bwa buntu. Ubwo buntu abanza kumumugirira ubwe. Abagabo benshi barya hanze bagataha bahaze, aba yarabuze accueil, ubwuzu, urukundo mu rugo iwe. Yatahira ku munabi, yatahira ku mushiha, yatahira ku burakari, icyo kintu kikamugora cyane bene data. Imigani 21 umurongo wa 9 uvuga ngo iki? Kuba mu gakinga k'urusenge biruta kubana n'umugore w'ingare mu nzu y'inyumba. Umurongo wa 19, kwibera ku gasozi kadatuwe kuruta kubana n'umugore w'umwaga utera intonganya. Uyu ni Salomo wabivuze. Salomo biri tubwira ko yagize ubutunzi mu bamubanje n'abaherutse ngo ntawagize nk'ubwe. Salomo wagize abagore 1,000 700 b'inshoreke na 300 b'imfura, udashyizeho wa wundi wa mbere umukobwa wa Farawo. Salomo uyu Salomo mwene Dawidi yanditse imigani 1028
abasobanuzi babiri bavuga yuko uvanaho mike gusa, indi isigaye ikaba yaciye kuri buri mugore, ikangana n'abagore be. Yaciye myinshi, simfite umwanya uyu munsi ngo nyivugeho. Uyu rero niwe wavuze hariya ngo abagabo bakwiriye kubona ubutunzi, noneho abagore bakajya gute? Bakagira ubuntu. Uzarebe iyo ugiye mu rugo ariko nawe reka n'ibintu byumvikana, ahubwo Imana ibafashe kubyumva. Uzarebe iyo uhingutse mu rugo ugasanga umugabo niwe urimo kugira ubuntu bwo kwakira abantu kandi umugore ahari. Uzarebe isura biba bifite ukuntu bisa nabi, ariko nubwo wasanga umugabo yicariye hariya yisomera igitabo akaguha ikaze, ubundi umudamu akaza rero agakora umurimo we w'ubuntu, ubona bisa neza bikeye cyane. Narabisobanuye bagisubiramo, naravuze ko umugore ntabwo Bibiliya itsemba burundu ko nta kintu yabona cyangwa yakora mu rugo, ariko narabiseguye ndavuga ngo akwiriye gukora ibitamunaniza. Icya kabiri, agakora ibituma agumya kwita ku rugo rwe. Kamwongere mwumve imigani hano uko Salomo yanditse 31 umurongo wa 15. Abyuka kare butaracya, akagaburira abo mu rugo, agategeka abaja be imirimo ibakwiriye. Noneho ndashaka no kuvuga kuri indi jambo rindi ririmo hano rivuga ukuntu amenya imico y'abo mu rugo rwe. Umurongo wa 20, ni ibiri, pardon 31, ahora amugirira neza, umutima 11, yego, umutima w'umugabo uhora umwiringira kandi azabura kunguka. Ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Ashaka guherwa intama n'imigwegwe, aneza kuri ku maboko ye. Ameze nk'inkuge z'abagenza, azana ibyo kurya by'ibikura kure. Abyuka kare butaracya, agaburira abo mu rugo rwe. Urumva neza? Noneho hepfo ku murongo wa 20, aramburira abakene ibiganza kandi indushyi akazitiza amaboko. 21, ntatinyisha abo mu rugo igihe cy'imbeho, kuko abo mu rugo bose bambaye ibikomeye by'imihemba. Dukomeze hepfo rero. Abumbuza akanwa ke ubwenge. 26, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva mu rukundo. 27 rero niho nashaka gusoresha iki kiganiro, uyu mwanya ndimo kuvugaho. Amenya neza imico yo mu rugo rwe, kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubuti. Kumenya neza imico yo mu rugo rwe, iki ni ikintu Imana yahaye umugore. Ni nayo mpamvu ubona iyo ushaka ubucuti mu rugo uba ushaka ku mugore. Twihuse rero gusubiza kiriya mwabajije, nababwiye ngo muri iki tumaze dutandukanye amafaranga umuntu yari afite mbere y'uko ashaka nayo abonye ashatse. Birumvikana ko ndabivuga mu buryo bubiri. Ushobora uyobowe n'Imana, ariko ushobora kugira icyo ugashaka umugabo ufite amafaranga, cyangwa wa musore we nawe ugashaka umugore ufite amafaranga. Ibintu akenshi iyo bibaye 80% biri muri kino kibazo nyine mwambajije, 80% by'abashatse bene abo bantu aba ariyo yabonye, aho rero yagiye atumbiriye amafaranga. Ugasanga umuntu, ndavuga umusore, ndavuga umugabo, uko agiye kuba umugabo, uyu mugabo mu busanzwe nta kintu afite, nta kintu yari atunze rwose, byaranze. Kandi ndabizi birashoboka, isi n'isi. Noneho
akicara hariya nta bisengeye Imana yari izanabyikorera, waraza tumva nanjye imari nsigaranye njye ubwanjye ndi imari, nanjye ngiye gushaka umukobwa urifite. Umugabo washatse gutyo, uretse rwose Imana yakugira neza, nta wundi washatse nabi, wanyuze mu nzira itari nziza. Nta kintu wenda umuntu ni n'umunebwe ku buryo na famiye yose bimuziho, ubwo bunebwe kandi n'icyo abonye aracyangiza, ugasanga yishakiye gusa umugore ufite amafaranga. Nugerayo rero uyu mugore ufite amafaranga, nubwo umugore yagira amafaranga angana gute, ntabwo umugore anezezwa no kubona ari utunze umugabo. Ni ubuzima karemano Imana yabaremanye, ni ibintu Imana yabaremanye biri mu buzima bwabo. Niyo yafite aba yumva yifuza ko wowe mugabo wayagiramo ubutware ukamufasha kuyacunga neza. Ndavuga iyo yafite ukamufasha kuyacunga neza, ukayakiranukamo, ntuyazanemo cya gitugu, ahubwo mukabicunga mukabijana kimwe, ubimukunzemo urukundo. Abagore bakunda urukundo. Hanyuma wa mugore we nawe ubashije kugira amafaranga ubutunzi ari we mu gufasha urugo, gira utya wubahiriza ijambo ryitwa kuganduka n'ubwo uyafite. Ndabigusabye, niba utanabishoboye bisengere, tanga icyifuzo bisengerwe, vuga uti munsengere Imana imbohore ingoyi yitwa agasuzuguro. Amafaranga ndayafite, Imana yarayampaye, ariko ntabwo nubaha urugo rwanjye, sinubaha umutware wanjye, kandi umutware nyine. Ubwo ndacyavuga ku muntu wagiye ayafite, washatse ayafite, umugabo akaba yamushatse ayafite, nk'uko ikibazo cyavuze. Umugore ushatse nakufite amafaranga, ugasanga ntashaka kwita ku mugabo we, ntamwubashyemo. Icyo kintu rwose ni kibi. None reka mvuge gato noneho ku muntu ushatse ntayo, mwembi mushatse ntacyo mufite, ahubwo muyabonye nyuma kandi abonwa n'umugore. Hari impamvu ziratandukanye n'uburyo bwinshi mwabona butandukanye. Wenda uyu mugore tumaze gushakana, agira ikintu cy'umunani waba bamuhaye harakigurisha. Ayo makimbirane njya nyumva. Ni umurima arawugurishije, ni ikibanza aragiteje, ni akamodoka se yari yamuhaye arakagurishije, ni inka yari yamuhayeho 8 arayigurishije. Mpamvu ni nyinshi bene data. Afite amavandimwe hanze bashaka kumwohereza utuyero cyangwa $2, iyi kabiri zo kubona amafaranga zira ni nyinshi. Nawe rero ubonye uburyo bwo kuyabona, byituma wumva urenze umugabo, wimurenga. Kubona amafaranga kawe ntikuvuze ko wamurenze, ariko nk'uko nivuze ubushize, uyu mugore ubwo abonye amafaranga, umugabo ntayo afite, kiraba ikibazo. Navuze complexe d'infériorité, navuze ikintu cyo kwisuzugura, cyo kwigaya kiba mu mugabo ubona urugo rutuzwe n'umugore. Narakivuze kandi benshi baracyumvise, sinanagisubiramo. Ntabwo gisubiramo, mwabahungisha cyane. Murakoze cyane. Undi muntu yabajije ikibazo, icya kabiri, aravuga ngo imirambagirize y'abasogokuruza, yego, imihingire no kweza, yego, uko amafaranga y'ubu aboneka. Nari nakibonye bakinyandikiye cy'ukuntu basogokuruza barambagizaga umuntu bikurikije ubutaka bwabo n'uko beza. Noneho ngo ubu ngubu nabwo abantu barambagiza iki? Ifaranga. Urumva ko mu kanya deja nari nkivuzeho. Abasogokuruza bacu wa mugani kiri mu byo bashingiragaho.
ati rwa rw'umuntu yaruvanamo umugeni. Hari ibyo bitaga ngo ni urwabya rw'umukwe. Urwabya rw'umukwe ni icyo bita imfukire umukobwa yatahanaga avuye iwabo, yaba avuye kuganira bwa mbere, yaba se hari igitumye ajya iwabo kindi runaka, agatahana ikintu, icyo bitaga ngo ni urwabya rw'umukwe. Ibyo rero byararambagizwa kuko bigashimwa, kandi ntabwo byabaga ari bibi kugira urugo umukobwa azajya iwabo akagira icyo atahana, ntabwo ari bibi cyane ko wowe umugabo iwanyu baba baraguhaye barakubakira urugo baragutekesheje, ariko nawe ntiwabura ibyo ugumye kumura ku babyeyi. Ibyo bintu nubwo byabagaho, ariko umugabo mu rugo yakomezaga kuba umugabo, yakomezaga kuba umugabo, akaba umutware mu rugo. Ibyo iwanyu baba batunze byose ugasanga umukwe abyubashywemo rwose, bitabona agaciro nawe umugore uhesha umugabo iwanyu. N'ubu niko byagombye, nta muntu ukwiriye kurambagiza ashingiye ku byo abantu batunze. Bibaye byiza wabimenye ko babifite, ariko genda wihaye intego umutima uti ibi bintu umukobwa ndambagije wabo batunze ni iby'iwabo si ibyacu. Banze inama baneze amatwi iyo ngiyo muyumve. Wa mukobwa we, mbere yo kwemera uyu musore umwemereye ibintu wabo batunze, bwira umutima wawe ngo umutima wanjye, fiance wanjye ibyo wabo batunze ni ibyabo, twe tuzatunga ibyacu uzaduha, tuzashaka ibyacu. Wa musore we, bwira umutima wawe gutyo, ndabona iwabo umukobwa wanjye sheri wanjye baratunze, ariko ibyo batunze ni ibyabo. Umuntu wese ugenda urambagiza yerekeje umutima ku byo kwa sebukwe batunze, menye ko ruriya rugo ni urugo ukwarwo, ruriya ni urugo ukwarwo. Mugiye gushinga urwanyu, udakwiriye kuzashingira ubuzima ku by'iwacu cyangwa ku by'iwanyu. Bityo rero umugisha w'urugo rwanyu muzawukomore ku Uwiteka, bivuye ku kuntu bwanyu mubanye n'Imana kandi mubashye Imana. Muhumuriza abagirira neza nawe. Yego biriya bintu by'iwacu, biriya bintu by'iwanyu madamu, byaba base, byaba fondation, byaba wenda umusingi, byaba igishoro, simbihakanye, byaba igishoro tugaheraho, ariko bifata nk'ibintu bizubaka urugo rwacu. Yesu adufashe cyane. Ahubwo umugabo nyamugabo, umugore nyamugore mwiza w'umutima, usanga avuga ati sinshaka uzansuzugurira umugore, sinshaka umuntu wacu uzansuzugurira umugabo mu bintu byabo. Uko turi turashaka kuzibeshaho kandi tukiyubaha kandi tukaniyubaka. Yesu abamugisha. Urakoze cyane. Undi muntu yabajije aravuga ngo uyu munsi wa none umugore cyangwa se umugabo barirwa muri shuguri nyine z'iyi si, igihe cyo gutaha agataha ajya kuri televiziyo cyangwa muri telefone, ntaha umwanya umuryango. Ubwo icyo ngicyo wenda bakibajije kubera icyo ijambo navuze byo gutahana mashine, ugasanga umuntu yimuye biro ayijyanye mu rugo, akazi kagakomereza mu rugo. Yesu adufashe cyane. Akazi kagakomereza mu rugo. Gutahana mashine twabonye ko rwose nibyo mu gihe nk'iki ngiki akazi karimo gukorerwa mu rugo, birashoboka ko yayitahana agira nk'uturaporo duke agiye kuzuza. Reka mbyemere gutyo rwose, mbyemere gutyo. Ni akaraporo gake yagiye kuzuza. Birashoboka ko yaba amasaha y'akazi yarangiye atabirangije, kandi aragomba kubitanga muri iri joro, mu gitondo cy'ejo bazabisanga kuri email. Byo birashoboka rwose. Natahane mashine koko nagera mu rugo aturangize, ariko byiye kubihoraho by'ibiteka ryose. Ubwo rero uyu muntu baje gutya yahora ubanyandikiye ahari bavuga bati se reka mujye ko mashine ntayitahanye da, nta mashine ntahanye, nta mashine umugabo atahanye, nta mashine umugore atahanye, ariko yagera mu rugo
televiziyo, umupira, WhatsApp, Facebook, arachatinga pe telefone. Ibyo bintu bene data njye mbabwije ukuri nimutabyihana bizabasenyera kuko wa mugabo we umuryango uragukeneye, umugore aragukeneye, akeneye kumuha umwanya ukamutega amatwi mukaganira ukamwumva, akeneye kumuha akanya mugakina udukino tw'urukundo, akeneye kumuha akanya mugatera urwenya mugaseka, akeneye kumuha akanya ukamwumva. Abana barabakeneye ngo babumve bene data. Narababwiye ubushize gutumye mbisubiramo, twembi dukora kure, dutaha tunaniwe buri gihe kandi tugataha bwije. Buri gihe uko dutashye dusanga abana baryamye, bariye n'umukozi wabagaburiye. Bamenyeshe ko umukozi mu rugo ubarerera abana nta na rimwe azasimbura umubyeyi, nta nimwe azasimbura ababyeyi rwose, bishoboka. Bityo rero gerageza uha abana igihe, uha abana umwanya, ubaganirize, bakuganirize, bagusekere, ubasekere, bagukinishe, ubakinishe, bahakanye. Ndabizi mbwira ntisi basarajya gutura akazi. Nyine ni kwigihe kigeze ko kivuze, ariko noneho wa munsi wa gatandatu ka kanya wabonye kabahe mugira ahantu mujya mwicare, nimushaka mugume mu rugo. Ntabwo mvuze kujya ahantu ibyo mwishyura, kujya kurya ibintu mwishyura, kuko nabira nabyo abantu bashatse babyitondera. Hari igihe musohokana abana, umuryango usohokana, umugabo usohokana umuryango, aho ujyanye bagatsinda y'ibintu byinshi byakageze kuri ndi terambere. Nanone kandi simbihagaritse burundu, bajyana ariko mwe kurengera. Mwamudufashe cyane, yaba umudamu wawe, baba abana bawe, bajyana ariko mwe kurengera, mwirenze urugero. Bigeze bivuga ni gute abantu bagenda 200 bikagwa mu rugendo, 100 bikagwa mu butembere ku bantu batari bagira wenda inzu yo kubamo, badafite n'agaparisera ahantu runaka. Iyo ni imibare mike ariko njye byita. Rero ndabasabye ngo mumenye kunezerwa ariko mutarenze urugero. Subiremo rero, mugabo, umugore, umupira, telefone byitwara igihe cy'umuryango. Mbonera kuvuga kuri iyi ngingo yuko ari ikizira ko abashakanye batinjirira mu cyumba rimwe. Burya ni ikosa. Ni ikosa ko abashakanye umwe aza mu cyumba igihe cy'undi ki, mbese umwe aza akangura undi. Bijya ni amakosa. Nimugere mu cyumba rimwe, muruhukire rimwe, niba hari n'ibintu muhavuganira mubihavuganire, usibye ko burya najya atari biza kubiganirirayo. Mishinga, ibibazo si biza kubiganirirayo. Kira cyumba nicyo kuruhukirwamo, ubundi mu mategeko yacyo nta bintu biganirirwamo. Iyo mwasubije ibyo muganira by'urugo, by'iterambere, by'imishinga, by'ibibazo, mureba ahantu mwicara ku manywa, hari hakaba ahantu ho kuruhukira. Kuko mu byumba byose bigize inzu, kiriya nicyo cyumba kirayisigaye cyane cyo kuruhukiramo. Iyo nacyo mu kigize cy'inama n'ikibibazo, hapfira ibintu byinshi. Hapfira ibintu byinshi, inagusanga umuntu yahaze kwinjira mu cyumba cye. Imana ibibare nibere data, murakoze cyane. Murakoze cyane. Undi muntu yarabajije aragira ati, iyo abantu basezerana ku bana baravuga ngo tuzabana akaramata, dutandukanwe n'urupfu cyangwa Yesu agarutse n'ibindi. Ariko se iyo bibaye ngombwa yuko batandukana, kongera gushaka biba bibaye icyaha? Nuko uwo muntu yabajije. Hari icyo Pawulo yabivuze uherekera Abakorinto mu gice cya 7 cy'urwandiko rwa mbere Abakorinto. Ndumva ndi hasi imirongo itandukanye.
igice cya 7 umurongo wa 10 kumanuka hepfo. Abamaze kurongorana ndabategeka, nyamara sijye ahubwo ni umwami wacu, umugore ye kwahukana n'umugabo we. Full stop. Ariko niba yahukanye, ibi kwahukana rero nubwo abantu babyita ikintu cyoroshye, ariko burya niko kugenda, niko gusendwa, ibyo byose bya divorce. Ariko niba yahukanye ari igishubaziko cyangwa yiyunge n'umugabo we, kandi umugabo nawe ye gusenda umugore we. Ariko abandi bo nijye ubabwira si umwami wacu. Mwene data niba afite umugore utizera kandi uwo mugore agakunda kugumana nawe ye kumusenda, kandi umugore ufite umugabo utizera nawe akunda kugumana nawe ye kwahukana n'umugabo we, kuko umugabo utizerezwa kubw'umugore we, kandi umugore utizerezwa kubwa mwene data. Iyo bitameze bityo abana banyu baba bahumanye, ariko nayo dore nabera. Icyakora wa wundi utizera, wo mu bice 5. Icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutana atane. Mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba agihambiriwe iyo bimeze bityo, kuko Imana duhamagariye amahoro. Ndasubira muri uyu murongo, icyakora wa wundi utizera. Urumva ko ari kutizera? Niba ashaka gutana atane, mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba agihambiriye iyo bimeze bityo, kuko Imana duhamagariye amahoro. Uyu munsi wa none tuvugana, mfite amakuru y'abagore benshi, nibura nka 5 barara bakubitwa. Harumbwiye mu kanya kuri WhatsApp ati umbonye isura yanjye ushobora kutayimenya. Buri joro ndaramubitwa, buri joro ndakubitwa. Ati igitangaje, nagiye kureba umushumba wanjye arambwira ngo nihangane, ngo niko zubakwa. Kandi ugarakubitwa gutyo hashize imyaka myinshi kuva bashakana. Ntabwo umugabo atunga urugo, umugore arimenya, yewe no kwishyura inzu, ubukode bw'inzu n'umugore wimenya. Ikindi, uwo mugabo noneho we ajya anatana urugo. Kabira numvise hari babajije, ajya turugo rwose akamara iminsi umugore atazi ahantu ari, aho azashakira aho, akabona aragarutse araje. Nta misiyo y'akazi yagiyemo, agataha ntacyo atahukanye, ntacyo azanye, azaniye urugo. None bageze ku rwego noneho amukubita, kandi bombi bafite izina ry'ubukristo, n'abakristo. Ndamubaje nse, ubu na nyuma yo gukubitwa umushumba yongeye kukubwira ngo genda wihangane niko zubakwa, kandi havamo no kwicwa? Ubundi umuntu wakubiswe no gupfa ashobora gupfa, kandi ugukubise no kwica burya. Ibi ngibi narabivuze mu gihe cyashize, sobanura ukuntu akenshi bene izi ngo zimeze gutya, umuntu aba yarashatse uw'Imana itamugeneye. Wa mugambi twigeze kwiga, wa mugambi w'Imana, umuntu aba yarashatse uw'Imana itamugeneye. Umuntu aba yarashatse binyuranyije n'ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu hano bavuze ngo icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutanga atane, mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba agihambiriwe iyo bimeze bityo, kuko Imana yaduhamagariye iki? Amahoro. Umuntu ubuze amahoro wamugira ute? Umuntu uri amahoro mu rugo rwe wamwihanganisha umubwira gute? Umuntu ugizwe gukubitwa hafi gupfa, umuntu wagiye ufatana icyuma, wenda ufatana icyuma inshuro nk'ebyiri cyangwa 3 ari bukigutere, umuntu wenda ufatanye umugozi w'ijugunya, ijugunya ikora iki mu cyuma? Ikamba ikora iki mu cyuma? Ukayifatira munsi wenda y'igitanda cyangwa munsi y'amashuka, yariteguye kuryama akahambira akaniga. Uwo muntu mwizika ngo bigende bite? Ndasubiramo, icyo ngicyo ari ikishi uri iruhande ugaburira worosa,
kandi cyatewe na Satani. Ntabwo ingo zose zubakiye ku bushake bw'Imana, ku mugambi w'Imana. Harimo ingo zubatswe ari Satani wariganyije abantu, ariko icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukumaraho imirimo ya Satani. Hari ibintu tutagomba kujya twanga kandi byamaze kubaho. Turimo turabona ko hari abantu bashaka kongera gushaka mariage. Hari umuntu ushaka urugo ashatse rukamunezeza, rukamwibagiza imibabaro yose yababaye. Icyo se muracyita iki? Cyo muracyita ikihese? Muragiha ubuhe busobanuro se cyo? Umuntu urugo rwaramubabaje, ruramutesa sana, arakubitwa nk'uko nababwiraga, kararasenga Imana, yinginga Imana, Mana wanteturuye, Mana wamvanye kuri uyu musozi, Mana wamvunjiye, Mana wanduhuye. Mbese umuntu turebwe Imana. Ejo bundi mukabona Imana ikoze itya, igize itya, imwubakiye urugo kandi runejeje, rumuguye neza, runejeje rwose. Yesu adufashe cyane. Umuntu akagenda akanezerwa, akaruhuka. Nubwo uwa mbere ariho, ariko ukabona Imana yabikoze. Ibi rero mpita mbishyira muri rya jambo rivuga ngo inzira zanyu sizo zanjye, n'ibyo mwibwira si byo nibwira. Naho Imana ibera Imana, tukaba abantu. Igihe twebwe twicira urubanza, tubicira inyeri, tubisesemwa, twabigize umwanda, twabigize kutihangana, twabyise ko yananiwe kwihangana, yananiwe umusaraba, niko tubyita. Naho kumva Imana niyo yaruhuye umukozi wayo, yaruhuye mwene data cyangwa mushiki wacu, kandi mwe ntimubizi. Iyo mpamvu mbabwiye ngo ibintu mwabonye byabayeho mutagizemo uruhare ukuntu byagenze, atari mwe mwabikoze, nimwe najya ngarukira aho ngaho kubicira urubanza, kuko hari igihe Imana ibiteturuye umuntu. None se mbwira, umugabo aragutaye, aragiye arashatse, abyaye rimwe abyaye kabiri, kandi divorce yarabaye, nta bikorwa byo mugifite amasezerano. Abyaye rimwe agize kabiri, agize gatanu, abyara n'uwo bashakanye, yashatse bwa kabiri. Harya ubu ko kumbwira mwene data, mukozi w'Imana, wenda mushumba, muyobozi, uragira inama yihe uyu mushiki wacu wasigaye wenyine, wenda ararira babiri ntuzi uwo mugabo yamusigiye, nabo kandi se yatangiye kujya mu rukiko ku myaka irageze ngo abatware. Hari igihe urukiko rubyanga umugore akabarera, ariko bene data bakundwa, uzi ko kubuza uyu mudamu gushaka ngo nawe aruhuke kandi akiri mutoya, bimeze nk'abafarisayo Yesu yavuze ngo muzabona ishyano ko mufata imitwaro mutageza no ku mavi mukayikorera abantu. Uramubuza gushaka ushingiye kuki? Uriya agize batanu ku wundi mugore, bose barubakanye bameze neza, mbese aragira tungu umeze neza nararuhutse. Rero babwije ukuri ko hari ibintu tuzajya tugira ngo bigumye bigende uko twe dushaka. Nababwiye kenshi ko izi nzandiko mureba Pawulo yazanditse akurikije imiterere y'akarere itorero ry'abagararimo, akurikije ukuntu bameze, akurikije ukuntu babayeho. Iyo mpamvu hano avuze ati babwije ukuri mwene data w'umugabo ntabwo aba agihambiriwe iyo habaye kugaragaza ibimenyetso byo kutizera, ubugome nk'ubwo ngubwo, gukubitwa nk'ubwo nguko, hafi kwicwa, abantu bagatana, umuntu ugifite imyaka 27, 32, uwo muntu kuvuga ngo nategereze. Umva icyo Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwe rwa mbere, igice cyaho cya 5, nubwo ahangaha yavuga ku bapfakazi,
wubaha abapfakazi bari abapfakazi by'ukuri, ariko umupfakazi niba afite abana cyangwa abuzukuru babanze kwiga kubaha abo mu muryango wabo no kwitura ababyeyi babo bikwiriye, kuko ibyo aribyo bishimwa imbere y'Imana. Umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine yiringira Imana, akomeza kwinginga no gusenga ku manywa na nijoro, ariko uwidamarira abapfuye ahagaze. Umurongo wa 9, ntihakagire umupfakazi wandikwa keretse amaze imyaka 60 avutse, akaba yarashyingiwe umugabo umwe gusa, agashimirwa imirimo myiza. Ahangaha ku murongo 11, ariko abapfakazi bato ntukemere ko bandikwa, kuko iyo bamaze kwidamararira baharika Kristo bakifuza gucyurwa, bakagibwaho n'urubanza, kuko bavuye mu isezerano ryabo rya mbere. Ubaha mushobora kuvuga muti ni ugupfakara, nyine barapfakaye. Ariko mu gupfakara no kubigisha ubaziko bitandukaniye, ni uko umwe abatakiriho. Nawe ubundi ugiye kureba icyo birivuga ku bishobaziko, nanone wasanga Imana yenda kubaha amahirwe angana. Yesaya 54, Yesaya 54 umurongo waho wa 4, witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe n'umugabo mu bupfakazi bwawe ntuzabike ukundi, kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe, Uwiteka nyir'ingabo n'iryo zina rye, Uwera Isirayeli n'umucunguzi wawe, zitwa Imana Isiraheli. Uwiteka aguhamagaye nk'umugore w'igishubaziko ufite agahinda mu mutima, nk'umugore wo mu busore yasenzwe. Ni ukuvuga ngo Imana iza agahinda k'umugore usenzwe, iza agahinda k'umugore utawe. Irakazi ngibo byanditse ku murongo wa 6. Iza agahinda k'umugore utawe, umugore usenzwe. Izi kandi agahinda k'umugabo nawe ubuze umugore w'ubusore bwe, umugore akamubana ikirumbo. Ejo nakiriye message, ubwo mukanya navugaga umugore urara kubitwa. Ejo nakiriye message y'umugabo umwe nawe, umugore yirirwa asahura ibintu, yirirwa asahura umutungo yohereza iwabo, yohereza nyina. Ikintu cyose bakoze bakakigeraho, umugore ahita atwara. Ageze ahantu ho kumusuzugura, ntamwumve, ntamwubahe, mbese mu rugo umugabo abayeho nk'udafite umugore. Ibyo bintu bimeze gutyo, Yesu yabireba akareba urwo rugo, byanga bikunda yitegereza umubabaro w'umuntu, kuko we aca imanza zitabera kandi zo gukiranuka. Ntabwo ari nkatwe abantu, si nkatwe abantu. Ugasanga umuntu akoze ati ubu mfite imyaka 31 cyangwa 2, twari tubyaranye kabiri, umva ibintu umugore ankoreye, ubu ko yagiye ntaye, nzabaho ntya kugeza ryari? Kandi yantanye b'abana 2, nzabaho ntya kugeza ryari? Nshuti zanjye, mukwiriye kwegera Imana mukayigisha inama, mukajya mumenya icyo mwasubiza uyu muntu. Byashoboka mukamusubiza ikijyanye n'icyamuruhura, kuko hari igihe Imana izitegereza umubabaro we, imubohore rwose, imubohore ashake. Kandi urugo yubatse rwa kabiri, umugore amugwe neza, amurerere n'abana. Yego niba abana ntabwo barerwa n'undi mugore nyina akiriho, ariko reka tuvuge ko nubwo yaba anariho akamushyira, ariko azubaka ubwe neza. Bityo rero usizange, ndajya mbasabe tugafata ibintu bitatworohera tugezeho ngo tubicire imanza. Tubize rero uyu muntu umubwira ngo nasenge agisha Imana inama, Uwiteka azitegereza umubabaro wawe, kandi ashobora kukwemerera rwose ugashaka. Aka kabazo ngasoze mvuga ko ikibazo cyo mu muryango ntabwo
ntabwo tukivugaho nk'abavuga ikintu kiri in general muri rusange. Oya burya buri ibibazo byose mureba hano n'ibiganiro mbaganiriza mba mvuga kuri ka exceptionnel, ni ka y'umuntu yihariye. Niyo mpamvu ntabwo ugiye kugitreta bene iki kibazo, ntabwo ugitreta nk'ikintu rusange. Oya, gitreta nk'ikintu cy'umuntu ku giti cye. Umuntu ku giti cye ugeze ahagowe, ugeze ahantu habi, uri mu mazi abira, uyu muntu mwakira ukwe ukagira ko mugira inama. Ibi ntabwo ari bose, kuko nanone hariho uzigana abandi, hari uzigana abandi atangire yiyenze, no mu rugo hari amahoro, no mu rugo ntacyo hari habaye, wenda atangire yiyenze, naho kumba afite umuntu ararikiye, umugore cyangwa umugabo, ngo mbamba bavuga mwembi, afite umuntu ararikiye, none kugira ngo yibone uwo ararikiye atangire yiyenze, yigumure, amafaranga nkayo ngayo yajyane ashyira abandi kugira ngo nawe akunda ashake. Nuko twavuze gutya, no, hari igihe wabikora umuvumo ukakomaho kuko atari Imana ibigukoreye. Ariko nkuko twavuze, hari iby'Imana ikora bikosora ibyo mwakosheje kera igihe mwashakaga mudasenza Imana. Imana ibagire neza. Murakoze cyane. Hari akabazo ka nyuma dusorezaho umuntu yabajije avuga ngo umugabo akaba afite amafuti cyangwa se akaba afite izindi ngeso mbi, hanyuma izo ngeso zikamutera kuba n'ubutunzi yari abonye bw'urugo abwaya ayajyana ahandi. Yego, cyangwa se akihagararaho ntiyemere guca bugufi. Bibaho hariho abagabo bamwe, nigeze kubivuga ariko gatoya bivuga n'ubisobanura ukundi. Nigeze kuvuga ukuntu hari abagabo bamwe bakoresha ubutware nabi, muti gute? Ugasanga umugabo mu rugo arashaka kuba utinywa, yarakanze, abantu barakangaranye, umugore yarakangaranye, yabaye igikange, abana babaye ibikange, amafaranga no kubanagira gutya, ni ukubagenera serumu n'igihumbi kibaze kitarenga. Erega uragasiga igihumbi wenda ari nk'ikinyanya cyangwa igitunguru, ariko niba hari kasitoke k'uturayi, agafuka k'agaceri, k'akawunga, ariko uzi gusiga igihumbi mu rugo nta kindi kintu kindi na kimwe gihari, kandi wa mugani agaba afite ahantu ajyana andi menshi. None se kuko hariya hantu ku cyokezo yariye brochette 3 n'ibirayi 3 cyangwa n'ibitoki 4, yishyura ngahe? Yerengereho icupa ry'inzoga se yishyura ngahe? Nutambukanye amagi yishyura ngahe? N'umwana uhitanye ubunyobwa yishyura ngahe? Noneho gerekaho ko ashobora no kuba ari buhonge indaya, akabona yaho umugore akeneye hirya hariya. Ariko mu rugo habaye ibikange, ntacyo mushiki wacu ari bubaze. Oya, yarumiwe, yararuciye, yararumize, ntacyo avuze, n'iyo avuze aramukanga. Urumva ni ibintu bitoroshye. Abana bararya ubusa, haniye ku ishuri bahirukana, gasanga uyu mugore niwe ugiye kwishakashakira. Nibyo navugaga mu kanya by'uyu nguyu. Uyu mugore nawe iyo akomeje kugenda azamura akabazo ngo ni umugore w'urugo, ngo arimo arabaza iby'umutungo w'urugo, ugasanga arakubiswe. Ibyo nabyo bibaho rwose. Ariko icyo namubwira, kwihangana agasenga, ni igipimo kitoroshye, ariko hari igihe Imana uwo munzani izawumukuraho imuruhure. Ushaka kumuruhura mu buryo runaka ntazi, ntabivuze nabisubiyemo, none ujye mbisubiremo. Ishobora kumuruhura rwose muhurundi, kuko ibona umubabaro we. Ariko iki ngiki ntabwo kiri ku bashakanye bose. Buri muntu Imana itreta ikibazo cye ikurikije umubabaro afite nuko imaze kuwubona, kuko Imana yo izi kureba ibikwiriye. Hari igihe ireba ibikwiriye rero ugasanga iruhuye umuntu. Hari umuntu nzi umaze imyaka 18
umugore amutaye yashatse ahandi, yashatse undi. Bivuga ngo 18 mwene data yimaze yihanganye. Umugore wagiye we ayimaze mu rugo kandi aratekanye ameze neza. Ariko mwene data nguwo na n'uyu munsi wa none usanga itora rimubwira ngo ihangane. Ibi ntabwo byoroshye. Kumenya icyo umutima w'Imana utekereza kuri uyu muntu rero biri hagati y'abantu babiri. Biri hagati y'uyu muntu ugeragezwa n'uyu muntu wakwitwa nk'umujyanama cyangwa umushumba we. Ku mutima w'Imana hari iki? Mbese uyu muntu ashatse yaba akoze icyaha? Hano havuze ngo ubwo abahambuwe ubwo umuntu yamubereye utizera akamubera umukristo gito akamuta, uyu muntu abahambuwe. Abakorinto bavuze guhamburwa, Abakorinto ba mbere 7:15 ko havuze ngo icyakora wawe utizera niba ashaka gutandatane mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntabagihambiriwe iyo bimeze bityo, uko Imana yaduhamagariye amahoro. Ariko noneho reka nambuke ngere hakurya 26. Nuko ndibwira yuko ari byiza kubwira iki gihe kirushya kiriho none ko umuntu aguma ukware. Mbese wahambiriwe ku mugore ntushake guhamburwa, wahambuwe ku mugabo nuko ntushaka undi. Noneho twamanuka hepfo ku murongo wa 39 36. Ariko niba hari umuntu harikira umwara akumva ko ibyo bizamutera kumukorera idakwiriye, amurongore ko nta cyaha akoze. 37. Ariko uwamaramaje mu mutima we akaba adahatwa n'irari ry'umubiri we kandi akaba ashobora kwitegeka, nahitamo kwirinda uwo mwana azaba akoze neza. Nuko rero ku bw'ibyo urongora akora neza, ariko utarongora niwe urushaho gukora neza. 39. Umugore ahambirwa ku mugabo we akiriho, ariko iyo umugabo apfuye nta kimubuza gucyurwa n'uwo ashaka. Icyakora iyo ari uri mu mwami wacu. Ariko naguma ukwari niho azarushaho guhirwa. Uko niko nibwira ku bwanjye, kandi ngira ngo nanjye mfite umwuka w'Imana. Bivuga ngo unaniwe gutegeka umubiri we ashobora gushaka uwihanganye akawutegeka, azaba akoze neza. Ariko byose umuntu w'Imana asenga Imana, abaza Imana ngo mu mibabaro yanjye Imana wangeneye iki? Muri imibabaro yose wangeneye iki? Mu myaka maranye urushako ingana gutya n'imibabaro nagiye nkuriramo na rw'ubu, ndavuga ku bitsina by'umugabo cy'umugore, Imana wagennye iki? Mvuze ngo wagennye iki? Nababwiye ko ari uko ingo zose bizubakiye ku bushake bw'Imana. Nta muntu wabinyemeza ngo anyemeze ko buri muntu wese yashakanye n'uw'Imana yaramugeneye. Ntabwo abantu basenze. Twibukiranye ko hari ababana babanje gukorana ibyaha by'ubusambanyi, akamuzanira gusa ko yamugize umugore. Hari ababana ko yamuteye inda, akaza amuzanira uwo mwana we, mbese akamwitsinagiraho nk'agahato. Izo ngo ziriho. Ariko tumenye ngo mbese ubushake bw'Imana bwari ubwo. Imana ibafashe kandi bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze cyane. Basa turagushimiye kuri ibi bisobanuro n'ibi bisubizo duhaye. Bakunzi ba Mpumuriza TV turabashimiye ko mwadukurikiranye, kandi rwose muhawe ikaze. Icyo tumva ujye utubaza, tuzajya dutanga ubusobanuro uko dushobojwe. Twajya ngo dusabe pastor rero asoza dusengera, asengera imiryango, asengera buri kimwe cyose kugira ngo ingo z'iki gihe zibashe kubaho neza. Amen. Mana data twese uri mu ijuru, nk'uko tubibona cyangwa biri muri bino biganiro tuganiriye n'ibibazo abantu babajije, umuryango urugarijwe kandi ni ku isi yose. Umuryango urugarijwe, ingo zirugarijwe, kubera ko Satani yamenye ko mu muryango ariho uvana abantu bose, niho uvana abakozi bagukorera mu mirimo y'ingeri zose. Satani yamaze kubona ko mu muryango ariho hari ibyishimo mbere y'uko tuzishimira mu ijuru. Niho umuntu aruhukira, niho anezererwa. Avuye iwabo asize ababyeyi abanye n'umugabo akaramata cyangwa umugore akaramata, ndetse umuntu yaramaze yari imfubyi, yaramaririye nta n'umwe agira,
we yarabonye, yamubereye nk'umubyeyi, yamubereye nka mushiki we, yamubereye mama, yamubereye musaza we, ariko ugasanga mubereye imungu. Mana, iki kintu uracyitegereza ukakireba. Dusengera abantu bose babajije ibibazo n'abatarabajije barimo kubyumva bagashirira iyo bari hariya. Uri Imana yagira icyo ikora, uri Imana ifite igisubizo cy'iki kibazo, uri Imana yaruhura abarushye, uri Imana yakunga imvune z'umutima, uri Imana yakomora ibikomere by'imitima abantu bakomerekeye mu rushako, uri Imana ibasha kugira icyo ikora. Mana, ndagushimiye, gira neza abana bawe barushye, nakira byinshi, menya byinshi, batabara barengere. Abagabo batazi gutunga ingo zabo, batari ba responsable, ushobora kubahindura, birashoboka Mana, bahindure rwose, bahindure, kandi ubahe kubera ingo zabo umugisha, kandi uhoshe intambara n'imvururu mu ngo z'abantu. Bashiki bacu barara bakubitwa, batabara barengere. Mana, gira icyo ukora rwose. Ntabwo byoroshye kubihanganisha twebwe, amagambo yacu yabaye makeya, ariko hari icyo wakora. Ndagushimiye ngaho bagenze muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.